ushaka kwambara neza ukaberwa, ushaka kugaragara neza muri rubanda, ukaba warabuze uko wabigenza. Igisubizo ni kimwe, hamagara 078 777 533 770 uvugane na Puzzle Designer. Ntugire ikibazo cyaho uherereye, bikugeraho mu mahoro kandi ku gihe. Yo, mbahaye ikaze kuri Power TV show, ni Puzzle Designer. Impamvu ninze kuvuga designer ko ndi kumwe n'undi design. Iva designer imeze bite? So fresh Puzzle. Imeze neza. I'm fine man. Ako ivuge abantu batagira ndakubisha. Amazina yanjye nitwa Eva Designer. Eva Fashion Designer. Eva bya Adamu na Eva. Eva Fashion Designer. Ayo niyo mazina ababyeyi banyise ntumbaza ndi. Mama azi cyo yita design. Mere urubwo kimbyara yaravuze ati aka kana ko bisa kose kabere gashobora kuba kashobora ku designing. Hari ukuntu umuntu ava mu nda kavuma afite igikabyo nyine cyo ku designing. Mubyeyi rero yabibona akavuga ati wazanga aravuye mu nda yambaye Louis Vuitton. Nuko uva muri ambaye chain man, nambaye croix. Zinsozi cyane. Umeze gute se man? I'm fine man, nta kibazo kabisa. Umeze fresh. Ari biso bibona se. Akuri pose byata man. Fashion ariko niko bamera. Ya no kuba ugira gutyo karenza ukaba serious kugira ngo ukure n'abakiriya. Ubone kuri seri. Babone kuri seri kuko nubundi tabicishijemo nyine byakujabuka. Nako wambaye neza bro. Ni bisanzwe nyine by'aba designer. Nawe kubibona nyine kuba wagize gutyo ukabikora. Ari bayita Dior Home. Muri Western ninjye yifite gusa. Western yifite. Ya. Ninjye isigaranye muri stock. Abandi bafite ama Dior Home atari Dior. Hari Dior Home ya Dior, hari na Dior. Ubwo ngiyi ngiyi igura ngahe? Iyi ngiyi ni 40 by'amanyarwanda. 40 by'amanyarwanda. Hejuru yaho wambaye black. Paint black amavuta Levi's. Ya. Levi's. Yo nangahe? Levi's yo ni bisanzwe ni 12 nandi rimwe kabiri. Zo ntago ziba ziri. Ntago ziba zihenze cyane. Iyo senda yita gutera? Iyi t-shirt rero. Ni t-shirt. Na t-shirt ya bayita velour. T-shirt ya velour. Velour. Louis Vuitton. Urabona nyine ni amavuta. Ingi ntajya yandura. Rahanagura. Ibihagaze 15 by'amanyarwanda. 15,000. Agakoti? Iri koti noneho ryo muri Western ninjye risigaranye nanone. Nako biragaragara ko rinakomeye bro. Iri koti byo nta wundi muntu waribonana. Ni bakeya nyine uretse nkamwe mu mutuye mu nkengero za Kigali. N'abari muri Kigali imwe imbere. Ngo buri hagaze 50 by'amanyarwanda. 50k Rwandan franc. Amarinete? Rinete rero rinete ntago tuba twabikashije. Nadufaranga duke 10,000. Warangiza ugahisha amaso nyine ukisha izuba. Uhisha izuba nubwo ntari hari n'ivumbi byose. Ako gaceni rero nyine abantu bajya bakareba bakabona akantu gaciritse kandi karakaze cyane. Ya abantu baba designer nyine buri ubwo nawe buri ubwo wakabonye ugahita ukibaza ukavuga uti nubwo aka kantu yambaye kantu buri ubwo niyo mpamvu tuzajya kabona na buri umwe wese ubonetse. Ngaka bagahagaze mu 20. Ukabona gutya gusa ari gatoya. Ubwo ako karahenze. Kanya twicaye hano amafaranga kuriho. Ubwo nyine nawe wabara 40, 50 akaba 90. Wongeyeho 12. Akakanya 90 cyane. Wongeyeho 12. Urafata 50, 40 kongeraho 12 bikaba 102. Wongeraho iyi t-shirt ubwo ni 15. Urumva nanjye yananiye kuyabara yanjye. Nawe yagucanze. Biba byagucanze. Disi umu designer nyina yabirebye akivuga no kubindaga. Yarabikuraze. Ya. Ucururiza. Ancururiza ni muri Texas nyirizina. Hagati muri Texas ariko ngacururiza hafi na store depot. Abantu umusore ukene ku delivering ibintu kamigezaho. Ya, delivery dukora globally. Globally, we work globally. Ngo kwisi hose turakora. Dukora muri Amerika imigabane yose nyine. All continent turahagera. Tutibagiwe n'uturere local and international.
turere nyine za Rusizi, Nyamasheke, abantu bo mu byaro za Rutsiro bazi cyangwa nyine nabo tubageraho tu n'abatakizi abatakizi nyine tugerageza kuba designing ariko kazi kacu bura nta muntu uraza nko ku nkweto ya 30 akakubwira uti ntabwo narenza kenze ya baraza ariko nyine ugerageza kumwigisha ukamusobanurira ariko kazi nyine dushinzwe designing nuvuga ngo nyine icyo gihe iyo agucitse akazi kaba kakujabutse tu ugerageza kumwigisha yaba adafite amafaranga ukamuha ka make ariko nako keza tu kandi kari mu mubiri gakwiye n'amafaranga gakwiranye n'amafaranga mbese muri gukora nk'abashinwa twe dukora bitewe n'umufuka ikofi mbese umufuka wese umuntu ikofi umuntu aje ahagaze iyo ariyo yose turamwambika muri Eva fashion designer ntabwo uva mutatashye utahanye ikintu kandi uvamo wanyuzwe ariko birenze ibyo ngibyo guri na drip father wahangaha ibyo nyine ni akazi ntitubigarukeho ibyo ntabwo twabitindaho kuko ni akazi nyine ni ukuvuga ngo ubundi iyo ushaka gukomveka abantu ushaka gukurura abakiriya uragerageza nyine ukabereka ko wambaye nk'uko mwarimu nyine yereka abanyeshuri ko afite ubwenge kubarenza nyine ntabwo wa designing umuntu first utidesigninze wowe ubwawe first urabanza ukidesigninga wamara kudesigninga naho bakaza bakurikiye cyane naha nicaye buri ubwo ndi gucuruza cyane umuntu nkunze agakoti nako kanya nako kanya icyo nambaye cyose kiba kiri ku isoko aho ndi hose nakakenda rwose kimverese hose byose uzamuye t-shirt gakeya nakabona nk'agakunda nkahita nkavanamo tukajyana nkakagukoma ariko hari abatipe bigeze kumbwira ngo babita gutera ndabyibagiwe ni abatsaperi ngo batsaperi maybe ko ari bo nyine murahura nimba ukunze ikintu yambaye ubwo nyine bari icyo ngicyo bari ntabwo bayitaye ngo yacyambiye kingana gute ubwo ahita kugurisha ubwo niko bakora ubundi niko babimeze ubwo nawe rero umutsaperi mwanga ahantu ndi hose kubera akazi nyine kaba kari mu maraso mwanga ahantu uri hose nyine ukwiye kubigendera mwanga niba uvuye hano ukajya ku mubuga ntabwo nyine bivanyeho ko ubwo akazi ngo wagataye hano Texas wapi mwanga no ku mubuga uri kugendana shop niyo wambaye mbese shop urayigenda shop ngenda yigendana kuko icyo ukunze mvanamo kabisa ntaguha umuzigo ntako kanya ni ikihe kintu waremeye umuntu cya danje ikintu uremeye umuntu cya danje kumuremera kumuha ariko kumuha ukavuga uti ndakuremeye ndaguhaye ibereho wivanye ku mutima ariko avuga ni impamvu iguriye umuntu anyway nyine ni umukiriya wanjye umukiriya wanjye wa Canada nuba muri Amerika nibo bantu nyine bitewe n'ukuntu dukorana nyine imikoranire tu nagize gutya ndavuga uti bahaye kechi mwibereho nyine kechi ikaze nyine hari Prada Prada hariya ndayifite igura 80 itangira 80 anyway nyine niyo nkweto naremye ariko nyine bimvuye ku mutima nkumva ndayiremye to ndayiguhaye kabisa bitewe n'imikoranire yanjye nabo hari naga projet ndimo ko gufasha abantu batishoboye hano camp ariko batari abasore to batari abasore abakecuru bashaje kuri drip z'ibitenge kubafasha mu bihe kubafasha nyine kuri drip z'ibitenge wenda nk'umukecuru ushaje utishoboye ukagera gutyo ukamuremera umwenda nko mu gihe kingana gute nzabikora mu mezi 2 ni projet ndimo gutegura ya Eva Fashion Shop Designer noneho nuvuga ngo ni shop dukora turi babiri yari umufatanyabikorwa wanjye twagize gutyo nyine tubitekerezaho turavuga uti dukore iyo project yo gufasha abantu batishoboye tuzatoranyamo abantu 10 anyway nyine turebe ikintu twabaremera ku bintu bijyanye n'imyambarire ariko ku bintu bijyanye n'imyambarire ko nyine ntago n'ibiryo baba babikeneye ariko kenshi dufokasinga ku cyo dukora ku bintu bijyanye n'imyambarire tukareba abantu batishoboye nyuma y'amezi 2 mu gushobora gutangira kubikora after 5 months nyuma y'amezi 5
iyo project izaba yagiye mu buryo izagaruka uko uyimbaza kabisa yaraciyemo sha nanjye ningaruka projet yaraciyemo nanjye nzagira ko mfasha ukuntu nzaba nishoboye kabisa hari n'ukuntu wavuga uti nanjye ndi umu designer reka nze dufatanye iyo project mbese nawe ukayinjira nanjye nyine nibyo ndi kubwira icyo gihe nzagaruka wenda byaraciyemo twongere dufata nanjye nze nshiramo akaboko fine nyine ni ukuvuga ngo project izatangira mu kwezi kwa 9 nibwo tuzatangira kuyiraninga ariko ubundi irangire neza kwezi kwa 2 kwezi kwa 2 nibwo muzamurangije cyangwa twayiteguye tuyitangiye none nyirizina mujye mubikora mu gihe kingana gute none tuzatwikora mu mezi 5 buri mezi nyuma y'amezi 5 buri mezi 5 muze mufata abantu 10 muri camp bose mubafashe ku buryo ubwo ari bwo bwose cyane kubyimyambarire gusa ngo nukureba nyine abantu batishoboye anyway nyine ukagenda ukabahitiramo design kuko nyine urabona umukecuru ashobora kuba wenda yabona umwenda akawushima cyangwa se akawubona ariko kuwugura bikamugora ukagenda ukawumugurira ndende nyine ukamuhitiramo design ugakora ka kazi nyine none ndi kukubwira nshinzwe nka designing ubwo nyine ngahita designing amashono suri kubyumva imideri nkahita imideri and then nkamukorera umuti umukecuru nyine ndakishima kanezerwa kavuga umuhungu wanjye Eva yarabikoze kabisa Eva turugana ku musoza ariko bro nyine hano nayo mpaheruka hashize igihe ako nyine mumaze gukora akazi mumaze kwambika abantu ba hano kabisa wasa neza fo amen wabonye ko twakoze akazi katoroshye neza make mumaze kubambika cyane ubimazemo igihe kirekire se n'ubu natangiye mu kwa 7 2020 washize umwaka urashize n'amezi arenga n'ukwezi kumwe n'ukwezi nako ibintu biracamo noneho umuntu hari umuntu ashobora kukumva kavuga uti ngiye aricyo nshaka kuzagura mu duka ryawe wenda turaza kubereka n'ukuntu mu duka bimeze ariko cyangwa yakunze n'ikintu cyo wambaye nabyo wavuze ko wabivanamo nako kanya ngira noneho umuhereze contact ku buryo ahita contact akavuga uti nshaka kano kantu kangereho IG yanjye nkoresha amazina ni Eva Mukure Facebook ni Eva Designer Twitter ni Eva Fashion Designer number 0784214 isubiramo mu kinyarwanda no mu Rwanda 078 42 42 14 697 bamwita Eva Designer Eva wakoze kutuganiriza bro murakoze cyane paso twabishimiye anyway muzagaruke ni Power TV show don't forget to subscribe ni Pazo Designer na Eva Designer God bless